Imana ibaha umugisha. Ari abantu bajya bitiranya, ugasanga umuntu yageze muri Isiraheli aho ngaho kuri uwo musigiti, hari n'abakura y'ubutaka, hari abahakura amazi, hari abahakura iki, bakavuga ngo bavuye mu butaka bwera, ariko ntabwo ariko biri. Ubutaka bwera ni iki? Ushatse kuvuga iki ubutaka bwera? Bagafatira kuri Namani wafashe ubutaka, akavuga ngo mu gihe nzaba ndi gutamba mu ngoro umwami anyiyegamije, nzajya mfata ubutaka mbukandagireho, Imana nireba Abisiraheli imbone, nubwo nzaba ndi mu ngoro ya Rimoni Imana izambona ko mpagaze ku butaka bwa Isiraheli. Ariko uyu munsi Imana ntabwo igendereye igihugu, ntabwo ireba ubutaka, irareba uwizeye Kristo, irareba uwabonye incungu, wabonye gucungurwa n'amaraso ya Yesu. Kuko uyu munsi isezerano Imana ihaye Abisiraheli ntabwo ari iva muri Egiputa ujye muri Kanani, no, ahubwo niva muri Kanani winjire mu bwami bwera, ariyo Yerusalemu ye. Ntabwo ari Yerusalemu uyu murwa, ntabwo ari Yerusalemu abanyapalestina barwanira, si Yerusalemu abanyasomaliya bafite, ntabwo ari Yerusalemu abanyasiriya bahanganiye, ntabwo ari Yerusalemu Libani ikeneye, ntabwo ari Yerusalemu Jordan ikeneye. Muzi ko ibyo bihugu byose biri mu mpaka. Ntabwo ari iyo Yerusalemu. Yerusalemu kivugwa niki? Ni ijuru rishya, iryo Imana itari gutanga urugero kugira ngo ubyumve. Niyo mpamvu havuzwe Yerusalemu. Bene data baravuga ngo ni Eljana, aho umugabo azagera agahembwa abagore benshi. No, ntabwo ibihembo byacu mu ijuru ntabwo ari abagore nk'uko bene data basangira ngendo banjye ba kera bizera, ariko ahubwo iri juru ririmo iby'amaso yacu atigeze kubona, iby'amatwi yacu atigeze kumva. Imana ibaha umugisha. Imara guhamagarwa nabaye nk'ubishyira mu buzima bw'ibanga, sinabyerurira buri wese ko nakiriye agakiza, cyane ko idini n'amahame nabibereyemo muri uyu murwa wa Kigali. Ntabwo akenshi nakunze kwigaragaza, niyo nabwirizaga mbere narabihishaga, ariko ngeze mu gihe cyo kwera ukuri kweruye. Kuko nibyo ndubatse, mfite umugore n'umwana, ngiriye umugisha mba. Ibyo byose ni inyungu yo kwizera Kristo. Wavuga ngo n'abandi batizera Kristo barabifite, ariko njye nabihawe kubw'isezerano n'Imana. Maze kwakira agakiza nahuye n'urugamba, nahuye n'intambara z'uburyo ahubwo abo twabanaga mu itorero bamfashe, bituma ubutumwa bwari muri nge bugira imbogamizi, mburaho kubunyuza kugira ngo nigishe. Ariko uyu mwanya shimiye Imana iduhaye umwanya wo gutambutsa ubutumwa bwiza, kandi duhaye umurongo mu itorero, kuba ubuhamya bwacu buzwi, kandi Imana iburinze. Natwe ubwacu turasaba Imana kugira ngo ikomeze kudufata, tubone uburyo dutambutsa ubutumwa bwiza. Icyo nshaka kuvuga n'intego numva ngira ni ugusobanura Kristo uwo ari we ku bantu. Buri muntu wese agiriye myemerere, buri muntu agira uko yizera, ariko intego naho ngeze hose, iyo mvuze wenda nsomye Qur'ani n'urugero, Qur'ani ivuga Yesu cyane kuruta uko ivuga Muhammad, kuko niba nareba muri Qur'ani ntaho Muhammad yanditse, uzasanga Ahmedu, ntabwo uzabona Muhammad. N'aya magambo ngo tumusabiye amahoro n'umugisha ni inyongera. Ibikorwa yagiye ukora ubisanga mu mahadisi. Wenda hari umugabo wanditse hadisi mu Rwanda, hari izo bemera za Sahih Bukhari na n'uwitwa Muslim, Sahih Muslim nawe yanditse izo hadisi. Iyo mbivuga mbihuza na Bibiliya nibwo abakristo benshi batangara, ugasanga baravuga ngo kuki umuntu yaba atizera Kristo kandi Yesu avugwa. Nicyo kibatangaza. Ikindi cya kabiri ni uburyo nkunda kwigisha ku rupfu rwa Yesu, kuko namaze igihe kinini ntemera urupfu rwa Kristo, kandi utarakira urupfu rwa Kristo ntiyakakira n'umuzuko we. Umuntu utarakira umuzuko wa Kristo ntashobora nawe kuzuka, nawe aracyari mu bapfuye, ntabwo arazuka, aracyari muri bamwe Pawulo yavuze ngo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro. Rero kwakira umuzuko wa Kristo niko kwakira kuzuka muri Kristo Yesu. Ntabwo abantu benshi bapfa kubyakira, ariko ubutumwa bwiza ubwabwo burabwiriza, niyo ubuvuga yaba yacecetse ubwabwo bukomeza kuvuga. Ikiba rero igitangaza ni ugusoma Qur'an, surati Al-Imran. Nshimiye Imana bene data wenda bafite Qur'an, usomye iki gitabo kivuga ivuka rya Yesu, kikavuga uburyo ari Masihi. Masihi bisobanuye Mesiya, kandi Mesiya ni umwami wasizwe. Uzamwite Isa. Isa bisobanura Yesu.
Yesu bisobanuye umucunguzi. Abisiraheli bavuga Jehosh Kicani Bashiya. Jehosh Kicani niwe Yesu, Bashiya ni Mesiya. Aya mazina na Korani irayazi kandi reka iyamenye. Muhamadi aje nyuma yuko Kristo Yesu ajyanwe mu ijuru, ubutumwa bwiza bwari buriho. Si igitangaza rero ko Muhamadi yari kumenya ubutumwa bwiza bwa Kristo, kandi ndamwemera nk'intumwa y'Imana. Ahubwo ntabwo yigeze ashyitsa ubutumwa, yayobeye mu nzira ayoba gato. Mwihangane, kuvuga ukuri niko biri. Kandi mwibuke ko hari n'abandi bahanuzi bagiye bapfa batageze i Yerusalemu. Si ikibazo rero. Usomye ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohana nanone igice cya mbere umurongo waho 16 hatubwiye ngo ibimwuzuye akaba ari byo twahaweho n'ubuntu bugeretse ku bundi. Iri jambo ubuntu ndatinya ko abantu baryitiranya n'ubusa. Ubuntu ntibubaho hatabayeho igitambo. Si igitambo icyo ari cyo cyose keretse igitambiwe nanone umuntu runaka, kandi ntabwo ari umuntu wari we wese utambirwa igitambo. Ukeneye igitambo n'uwanduye, nanone ubwandu bwe bugashyirwa ku gitambo kugira ngo yezwe n'amaraso yacyo. Shimiye Imana ko mbonye uyu mwanya wo kubikubwira wowe ukurikiranye ubutumwa bwiza uhamagariwe n'Imana gutega amatwi. Bufite icyo bugushakaho, buha umwanya ubwumvire kandi usengere mu mutima, uyibwire ngo nyumvishe icyo ushaka kuganira nanjye. Amadini menshi ku isi, buri dini iryo ari ryo ryose rigira igitambo. Hari umunsi mukuru mu idini ya Isilamu twajyaga tugira w'igitambo, ababikora babikuye ku mutima n'ishyaka ryabo. Ariko kandi hari n'umunsi w'igitambo abakristo twizera cyatambiwe i Golgota. Bibiliya iravuga, wandikiye Abaheburayo 10 umurongo wa 12 yaravuze ngo gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije kugeza iteka ryose. Iki gitambo rero bivuze ngo kirahagije. Ibi bitambo tubihuriyeho. Mwibuke ko n'ahambere Abisiraheli baratambaga. Aburahamu yagiye gutamba, Isaka Imana iramubwira iti reka tamba umwana w'intama. Bene data baracyatamba ibitambo, ariko ugikeneye igitambo n'utarakibona. Ariko nari nkubwiye ngo Kristo arahari. Hari abantu benshi bakoresha rero Yesu nk'umwami w'intambara. Ntabwo ariko biri. Ntabwo Yesu iki gihe turimo cy'ubutumwa bwiza ntabwo ari igihe cye cyo guhora inzigo. Igihe cyo guhora inzigo kwa Kristo ni igihe azaba atwaye umugeni. Kandi mwibuke, umugeni abonekaho umukwe ari. Ibi birumvikana. Aho umugeni ari, imyambaro ye irahinduka. Keneye ikanzu. Iyi kanzu iravuga ngo muhore mwambaye, muhore mwiteguye, kuko umukwe igihe azazira ntabwo kizwe. Impamvu ngo umukwe azazira igihe kitazwi nuko ubu bukwe bw'umwana w'intama bwarararitswe. Abazabutaha barahari, abakowe bariyizi, utarakobwa aracyakeneye ikindi gitambo. Hari bene data b'abakristo, ntabwo ubu butumwa bwiza twabonye, ntabwo ubutumwa bwiza twahawe, ntabwo Kristo twakiriye ari uwo kujya impaka. Ngaruke kuri bene data basangira ngendo banjye ba kera. Ntabwo ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu wa sallam, Imana imuha amahoro n'umugisha, ntabwo ari ubwo kujya impaka no kurwana. Oya, nawe ntabwo yabikundaga. Mwibuke hari nabo bamusabaga ngo reka natwe tujye muri jihad, akamubwira ngo uri muntu ki, wenda akamuha urugero nk'ubuzima, akamubwira ngo genda wite kubo mubana, iyo niyo jihad yawe. Ntabwo buri wese yamwemereraga kurwana. Rero uyu munsi ndagira ngo mbabwire iki: ufashe njyewe ngasubira mu nda ya mama, cyangwa nawe ugasubiramo, n'urugero ngo uhaye urugero rusa n'ukuri ariko si ukuri, twese twazisanga dusubiye kwa Adamu, kisanga mu muntu umwe. Uyu muntu umwe niwe dukomokaho, hakaza kuvuka Aburahamu, ari we wabyaye aya mahanga yitiriwe amoko menshi. Mwibuke kwa Aburahamu haravuka Isaka, hakavuka na Ishimayeli, uyu bita Nabi Ishimayeli. Bene data baramwizera, natwe tukagendera kwa Isaka. Ariko nubwo twese twizera, bamwe kwa Isaka abandi kwa Ishimayeli, mwibuke ko ari bene Aburahamu, kandi Aburahamu ni sogokuru w'abizera. Nawe niwizera uzagaruka muri Aburahamu, hanyuma uhishurirwe n'urufatiro rwo kwizera. Niba Aburahamu ari sogokuruza wo kwizera, Kristo niwe rufatiro rwo kwizera. Shatse kuvuga iki? Hari bene data bagenda bashaka kumvikanisha Yesu n'intambara, bashaka kumvikanisha Yesu mu rugamba, no, cyangwa kumvikanisha Muhammad. Imana imuha
amahoro n'umugisha, hanyuma bakamwumvikanisha n'intambara. Ntabwo ariko biri. Buri muntu mu myemerere ye mureke yizere uko yizera. Icyo nshatse kuvuga ni iki: hari ibihugu byagiye bibamo ubukoroni bagafata Korani kuko cyari igitabo cyemerwa n'abantu benshi, bagakuramo imirongo mu buryo butari bwo, bagafata n'amahadisi. Bene data b'abasilamu, muzi ko hari hadisi zagiye ziza zitanditswe atari ukuri, muzi ko hari izo mutemera. Niba mwemereza za ba Buhari, ba Tirimidi, ba Muzirimu, nuko hari ukuri ngenderwaho, hari icyagendeweho kugira ngo mubyemere, hari n'icyagendeweho kugira ngo izindi ntizemerwe. Izo ntambara zagiye zituruka muri abo bashakaga gufata imitima y'abantu bakayigira uburetwa kugira ngo babarwanirire baciye mu idini, kuko idini niryo ryari rifite abantu benshi kuruta politiki y'icyo gihe. N'ibihugu bigenda bibamo intambara bavuga ngo abasilamu, ntabwo ari abasilamu bose. I know, ndabizi neza, ntabwo ari abasilamu bose. Na bene data barwana izo ntambara ntabwo ari bo. Niyo mpamvu wowe mu Kristo mwene data uri kumwe nanjye, wifata umuntu wese nk'umwanzi wawe, hoya, ahubwo fata umuntu nk'uko Kristo nawe agufata. Niba wari umunyabyaha kera, bwiriza ubutumwa bwiza nk'uko bwaguhinduye buhindura abandi. Nawe mwene data w'umusilamu, mbere yuko wizera ngo utore shahadu, urahire wemere kuyoboka inzira y'intumwa y'Imana Muhammad. Imana imuha amahoro n'umugisha. Uyu munsi Muhammad ntabwo yavutse ari umusilamu, twemerane, avutse ejo bundi mu Bakurayishi muri Arabia Saudite Imaka. Ntabwo nawe yavutse afite iriya myemerere. Ubwo ivutse ejo bundi wishaka kwikoresha mu ntambara ngo urwanye ya Kristo yaje mbere yiye. Nawe mu Kristo ubwo wakiriye imyemerere ya Gikristo, wishaka kwikoresha mu ntambara ngo urwanye ije nyuma yuko wizera, kuko inzira yo kwizera ni intambara yo kurwanirira ubugingo, ntabwo ari yo kurwanya umubiri w'abandi kugira ngo uwuzanire Kristo, kuko Kristo arashaka umutima. N'uwo wishe uvuga ngo ni jihadi, uvuze ngo ni intambara ntagatifu, abapfiriye mu kwicuza n'akaga, ahubwo umurimbuye ntabwo ababonye ijuru nk'uko ushaka ko aribona. Imana iduhana umugisha. Uwiteka Mana nyiricyubahiro, ni wowe uzi ibidukwiriye. Twe turi abana bato hanyuma y'abandi. Ijambo ryawe ryarabitubwiye, riravuga ngo uhereye kuva kera kose ukageza none ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Uravuga ngo kandi intwarane ziwugishamo imbaraga. Uravuga ngo mu babyawe n'umugore ntawe uruta Yohana umubatiza, ariko ugerekaho uravuga ngo umuto wo mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Mu isi abantu benshi ntibagwije ubwenge, ahubwo bagwije ubumenyi. Ubwenge ni ukukubaha, niko wabwiye iyo uramubwira ngo maze bwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ndagusabye duhe kukumenya, duhe kugusobanukirwa Mwami, twihishurire ukuri n'ukungana abari kugaragara muri twebwe. Izina ryawe ubwaryo rirenze uko twebwe turitekereza, ukora kuruta uko tuvuga, ungana ibiruta uko tuvuga. Nubwo twagutekereza mu mutima, ururimi rwacu ni ruto, ntirwavuga ibihwanye no gukomera kwawe, ntabwo bikunda. Ariko twihishurire, yobora ubutumwa bwiza nk'uko wabuboneje muri Mariya, hakavukamo umwana Kristo Yesu, umwizeye wese agacungurwa, ntabakiri uwo kurimburwa, ahubwo akaba agenewe ubugingo buhoraho. Nk'uko ijambo ryawe ritubwira ngo ab'isi ntibigeze bakumenya, niyo mpamvu natwe batazatumenya. Ndakwinginze kugira ngo wihishurire ufite ishyaka ryo kukumenya. Dusengeye buri muntu wese mu myizerere itandukanye, kuko ari wowe Mana y'ukuri. Buri muntu agira ishyaka ry'icyo yizera bitewe n'uko amarangamutima ye yafungutse. Ndagusabye iyerekane nk'uko wiyeretse Sawuli. Sawuli ntiyarakuzi, yarakurwanyaga nk'uko n'abandi bakurwanya, yarwanyije ubutumwa bwiza nk'uko n'abandi baburwanya. Iyereke buri wese nk'uko wiyeretse Sawuli, wiyerekane ukiza, wiyerekane ukora. Sinzi uburyo wacamo, ariko narinsabye bingana n'uko ntekereza. Ngushimiye ko twari tuyobowe n'umwuka wawe wera, kandi n'uwumvishije ibi ngibi yijejwe nawe, akamenya ko ari wowe wazutse kugira ngo abeho, akamenya ko wapfuye kugira ngo umusange mu rupfu, akamenya ko wicaye imbere y'Imana kugira ngo uzatubanishe amahoro na Data mu rurembo rwera, ariyo Yerusalemu nshya. Turasenze dusaba kugira ngo isi yacu ubutumwa bwiza bwamamare, uhereye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Urakoze Yesu, amen. Yesu kwiri yegushimwa kubwo kwita